n'uyu mukanya birashoboka ko igare rye arabaryuriye. Nuko turakomeza turaganira, arambwira ati mba numva ntaho, atari ko ati Imana irahari, ukumva n'umuntu urwaranye ibyiringiro ku buryo agukomeza wowe ugiye kumusura wumva ucitse intege. Rero yari umukozi w'Imana mu buryo butangaje, ntabwo yiganaga ku murimo w'Imana. Utwabaga afite duke yabanzaga imbere umurimo w'Imana, yabaga afite impungenge z'umurimo w'Imana kuruta ubuzima bwe. Mu by'ukuri yari umukozi w'Imana udasanzwe. Itorero turahombye, abaririmbyi turahombye. Ndibuka amasengesho leta sida duherukamo, twarebye uburyo umwuka wera yayoboye ayo masengesho, tutangira kuvugana tuti bimeze nk'umuhuro. Sinzi abantu bazi umuhuro, ariko abatawuzi mu kuntu bajyaga bataramira umukobwa uri bushyingirwe ku wa gatandatu, bakarara iwabo bakamuririmbira bakamuriza. Rero twaravuze tuti amasengesho wagira ngo ni umuhuro, kuko uburyo yari ameze natwe ubwacu byaduteye ikibazo. Ndetse Janvier aza we kwatura arabivuga, aravuga ati ariko urabona turi mu masengesho cyangwa turi mu muhuro? Ati jye ndabona turi mu muhuro. Mu by'ukuri twataramiye umugeni tutabizi, Imana iramweza umugeni, tuba muri uwo muhuro. Ariko mu by'ukuri reka mbabwire ngo nubwo bikomeye kubona icyo umuntu yavuga, yari umuririmbyi utagira uwo abangamira, yari umudiyakoni utagira uwo abangamira. Umushumba yabivuze, yakoraga ibintu bye yitonze kandi akabikora neza, kandi akaganduka ntawe umuganduye, kuko ntabwo yari ikigande. Yari umukozi w'Imana ushimwa n'Imana n'abantu. Imana imuhe gukoresha. Ndashaka kuvuga umwanya utari munini kuri Sandrine, nubwo bigoye kubivuga, ariko Imana dukomeze. Kera najyaga nibwira ko nakwihagararaho ariko birananira, menya nk'umwumva amarira yaje. Sandrine namukundaga, yari umukobwa wanjye kandi twari tubiziranyeho. Yageze hano muri za 2017 gutyo, asaba ikaze muri korali ndabyibuka, ariko yari umuntu udasanzwe. Twamwinjije muri korali, umunsi yinjiriyeho binjiye ari abantu bagera muri 5. Yari we, yari na Isaac, yari Feza, yari Uwamahoro kwa Kanimba, yari Peace, n'umukobwa witwa Native wa Kirehe. Bose baragiye, niwe twari dusigaranye. Njyaga nkunda kumureba, nako gafasha kukareba, nawe nkanabimubwira ngo yandisatiriza ko abantu bose bari bahagaze aha hano binjira muri korali. Nabwira ni abantu bose baragiye gusigaye. Yakoreshaga imbaraga zitarize zitangana n'uko agana. Yari afite umutima uruta imyaka afite, kuko yari azi gukorera Imana mu buzima bugoye. Yari ajyaga amureba nkamugirira impuhwe, biga no kugira ibyo mubaza. Hanyuma igihe kimwe aza kuntungura, aragenda azana amagi. Umuntu yari yamusuye kugemurira amagi yo kugira ngo arye, ayazana mu bwitange. Aravuga ati nanjye nkwiye kujya korera Imana. Sandrine aho aherukira kurwara, twari turi mu bikorwa bya korali, amenya ko hari ibintu tugiye gukora muri korali. Atoye agatege ajya kureba Mukanagengwa we mubitsi, amushyira ubwitange bwe, amushyira n'umusanzu yari.
ngo ararimura amaze ati se yaguye se Sandrine ati kuri bane wari uyakeneye ati oya ati ngomba kumenya ko ngomba gukora umurimo w'Imana. Twagerageje ubucuti kugeza ku rwego yigeze ndwara ariko nibuka ko yararaga iwanjye ansengera. Iyo nuburaga ijisho namubonaga yicaye hafi yanjye. Yari afite umutima, yari umukristo utavangiye. Nahoze ndimo mbwira abantu, ndababwira ngo mu muco nyarwanda iyo urugo ari rwiza, ari umuryango mwiza, abantu bahora bifuza kujya kurambagiza muri uwo muryango. 2019 mu kwezi kwa mbere kuri Bonane twatakaje n'umudiyakoni w'umuririmbyi wacu nawe umeze nka Sandrine neza, yitwaga Nyirangoga Chantal. Neza bameze kimwe. Muri uyu kwa gatandatu ku itariki ya mbere Sandrine aragiye. Betesida uru rugo Imana yararushinze rurimo abageni. Tumaze gushyingura Kamakombe aciye iminsi ngahe nibwo Mwarimu Silas yampamagaye arambwira ati nabonye ibintu ibingibi yambwiraga. Arambwira ati nabonye bisa naho byahuye n'ibirori, ati nabonaga havamo ibirori, ati tukabona ati turimo abageni. Ari nibwo twahoze tubivuga, umunsi twari dufite ubukwe twagombaga kujya gukora mu makorali, byaducanze kujya mu bukwe no kuza no kujya mu rupfu. Imana yari yaramuteguye Sandrine agiye mu ijuru. Kandi dukunda kubivugana akanwa nyine tukumva biroroshye, urupfu ntiturumenyera, ariko ni inzira ya twese. Nigeze kuba nsetsa abantu mbibabwira, ariko tuzataha yewe nigeze ngira yerekwa mbona Sandrine ari imbere mukurikiye, abibwiraga abantu bati ntukabivuge, tuzataha ndabizi ko nzapfa, isaha yanjye nigera nzagenda, ariko ngenda yerekwa mbona Sandrine ari imbere muri mwe. Rero simfite ubwoba bwo gutaha yewe, icyo si ikibazo mfite, kubera yuko iyo ndimo ntekereza abamaze kugerayo numva ngize inzara n'inyota byo gutaha. Haleluya. Hari abera batubanjirira, hari y'intwari, hari abantu bakoreye Imana batitangiriye kubana na Sandrine mu bwami bw'ijuru n'ibintu rwose. Si byose ni ibyo byiringiro rero umuntu akwiye kuba agendana naho uba yapfuye Imana yamuhamagaye. Ejo ajya gutaha yari abizi pe yarimo arotora inzozi kwa mama Kikwindiri, arimo amubwira inzozi yarose, amubwira ati narose perezida yateranyije amakorali yose, atarangije atanga ikizamini, ngo aravuga ngo Sandrine niyo tugiye guhera, ngo araririmba, amaze kuririmba abantu bakajya batongera usubiremo, ngo araririmba, ngo tukosoye bagira 87, ngo abandi bose baririmba bakajya babona za 30 ntibashyize. Ngo muri izo nzozi yarotaga ijwi riramubwira ngo ku itariki ya mbere nzabukora igitabo. Yarabyivugiye, yari abizi ko agomba gutaha. Itariki ya mbere ntabwo yarenze saa 6 z'ijoro ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu nibwo umwuka washize. Bivuze ngo ni ikintu gikomeye muri ko dukorera Imana. Sandrine nigishije gukorera Imana mu buzima bwose waba utazanye Imana, kandi wenyine uzitwaza. Bakavuga ngo hari ibintu ngo runaka nabona, twajyaga tuva hano muri repetition, Sandrine akambwira ati nshaka imfunguzo, yavaga hano urusengero rumaze gukoroka, kandi atari bufite imbaraga nyinshi, ari bufite nkeya, ariko yarazi neza aho ajya, yarazi ko agomba gukora imirimo ye igihe cye kigiye kurangira. Betesida turahombye, ariko nanone turungutse, kuko nanone tugize ambasaderi mu bwami bw'ijuru.
kandi ni ikintu kigiye kudukomeza kugira ngo natwe turusheho gukiranuka. Bazibwira abantu ngo mureke noneho dukizwe cyane, dukwere imbuto cyane, dukore mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye kugira ngo tuzatahe ijuru. Rero nimukomere, nimukomere. Imana yarabitubwiye, igihe hari n'umuntu waje arabibwira turimo dusoza amatangazo dusohotse, Sharirene araza arambaza cyangwa akagaje arabibaza, yabwiye Sandrine agiye gutaha, Sandrine agiye gutaha, jyewe ndumva bizi, nahamanyaga tubonye ko Sandrine agiye gutaha. Imana yabitubwira inshuro nyinshi ko muri korali yacu ariko umugeni aragiye. Rero agiye nta kibi tumwibukaho, agiye nta rubanza. Yari umukristo mwiza, yari umudiyakoni mwiza w'intangarugero. Nahoze mbwira mushumba ngo waramusengeye, mu mfura wasengeye hano nyine. Sandrine nawe yari arimo, hanyuma aramwitahiye, ibintu yagombaga gukora abikoze. Reka rero ne kurondogora, ariko muri make ibyo ngibyo kuri Sandrine. Asize umutware, asize abana, nahoze ngira ngo mbwire umugabo we humura. Sandrine yakoreye ntabwo bariya abana be bazabikira. Humura, Imana ifite uko ibigenza, ibintu byose yarabiteguye. Bazabaho, bakure, baba bahakumye abantu, ntabwo bazabura gukura mu rugo. Sandrine namenye neza ko gukorera Imana bifite ahantu bibikwa, ntabwo bibora. Ibintu dukorera Imana biradutunga no mu gihe runaka. Rero reka nsoreze aha ngaha, navuga byinshi kuri Sandrine, ntabwo nabirangiza kuko amateka ye ni menshi. Murakoze cyane, Imana ibamugisha, kandi Sandrine Imana muri uko idashira umuryango ugiye kwihangana. Arakoze Perezida. Reka twakire bano bagifite, ni benshi batanga ubuhamya, ariko twese abo twaba umwanya wo kuza kuvuga kuri Sandrine. Twakira Fabrice, Minisita w'abaririmbyi, hanyuma nasoza twakira Mwarimu Claude, hanyuma twakira na Pastor Felix. Nyuma yaho turaza kwakira umuryango. Reka tambuke. Ndatangira nihanganisha famiye ya Sandrine. Umugabo we akomere cyane, na mama we namubonye, n'abaturanyi akomere. Tujya turirimba hano si iwacu rimwe, kandi inzira tunyuramo ni iriya twabwiwe uyu munsi ku itariki ya mbere. Mwihangane, mukomere. Bitebye mubaza abantu benshi, tuza kumenyana. None yanditaga Perezida ko yajyaga ampamagara n'akajwi gake, ku buryo yaguhamagara n'ukwegereye ntabyo. Yitondaga bikomeye, namwigiyeho ibintu nk'ibyo. Icya mbere ni ubukristo ajyanye bwa rugo kwifuza. Arwaye kuri Nabaga nigeze bamusanga, nibwo nahise menya n'umuryango we. Damascene aza gusura indwaje y'umwana, barambwira ngo Sandrine iki gitanda muryamyeho n'icyarari. Reba Sandrine ubu baramubwira. Kuva uwo munsi nagize umuhate wo kumenya Sandrine cyane, nkamumenya, sobanukirwa ko agira na krize y'indwara. Numva ariko ntibihagije. Rimwe nza kumubaza hariya hanze, nubwo Sandrine ndashaka kuzambwira ibanga ukoresha, ibiro byawe ntibyiyongere. Yansubije ikintu gikomeye, yarambwiye ngo Perezida, ngo ndarwaye, ariko ndindira Imana izankiza. Rero burya Imana ikizamo urakomeye. Haleluya. Burya Imana ikizamo urakomeye, niyo mpamvu no kwizera ntukabute. Ni ibintu bikomeye kuri Sandrine. Rero duhombye umuntu w'Imana, yizeraga ko azajya, ariko mwumvishe Perezida ukora agatasi ibintu avuze by'ukuri.
we yabonaga ikizamini yagitsinze yabonye amanota menshi kurenza abandi bifite icyo bivuze. Imana yari yamuteguye. Nanjye minsi yashize cyane abaririmbyi nabonye abahari bikorana Betisida ariko wasanga mugane wari abageni agiteye ubwoba kandi Imana ishimwe ko wagenda nyine amanota wayabonye byiza rwose, naduhaye umurongo mwiza wo gukomeza gukora neza tugashaka amanota. So nasengera abantu barambwira ngo bangize perezida nawe sinzi abahanuzi kugira ngo bajye babona abaminisitiri banza babona abaperezida. Nagira ngo buri perezida wakora amubwira ngo ya yakamba muri korali ngo muri komite bigeze bandamwemerera nambwira ati bahagarariye abaririmbyi minisitiri wabo ufite abageni benshi. Noneho ngiye nkumva kuko ari mu cyanda kugira ngo ntabakwe menshi abantu bundi abahari buri cyumweru turaberekana, ariko maze kubigenzura ni abageni rero mwize barera Imana neza. Igitondo nibwo nabyumvise njye ntabwo nijoro nahise mbimenya, ngo mu gitondo na saa 9 mbyutse ndebye mbona n'uko cyakanya Perezida arampamagara n'abandi benshi arabimbwira, numva kuva mu gitondo n'ahantu niriwe ntabwo nari birago n'abantu babonaga ku mbuga duhuriraho nta kindi kiganiro nari mfite Sandrine rwose. Rero Imana yamwishe umwiri kudashira kandi zoze mbashimira baragute sida umuco mwiza mwagize wo kwibuka umugeni wa Kristo mukamufasha gutya n'ibintu turimo kumuvugaho. Tugize Imana buri muririmbyi twazabimuvugaho kuko hariho n'ugenda no kumuzana mu rusengero ntibishoboke kandi yaraciye kuri korali yarahuye n'izindi nzira agafatirwa hirya no hino akabura n'itorero mujyana yarabaye umuririmbyi. Rero mpagaze mu gihe cy'abaririmbyi nababwira ngo muzagire iherezo ryiza nanjye ndimo n'irya Sandrine. Soze nshimira ubuyobozi bw'itorero bukomeje kutugaragariza umutima wo kubaha abakristo abaririmbyi by'umwihariko turabibashimiye. Soza nanone ndabasaba ikintu kimwe, umunsi wo gushyingura abayobozi baraza kutubwira amasaha n'igihe wenda, ariko dukomeze tube hafi y'abariya bana na Sandrine mu buryo bushoboka. Turi ababyeyi twese, nubwo Imana izabarira iz'ubwenge ifite ububasha n'ubushobozi mwemere zadukoresha. Murakoze, Imana ikomeze guhumuriza imitima yacu no kwakira uwatuvuyemo. Ntabwo nari bivuge ibintu byinshi ariko sinavuga na bikeya ugereranyije. Sandrine kugira ngo mumenye twari dufite hano ubukwe ari mu gihe cy'imvura, noneho urusengero rwari rwuzuye ibyondo, urabona ahantu habereye ubukwe na resebusiyo kandi imvura yaguye ku makaro. Noneho byari nka saa 3:30 tugiye gutaha, umudiyakoni arambwira ati se mwari tugiye gutaha urabona mu rusengero uri buze guteranira hehe mu gitondo? Nta nubwo yibutse wenda ko nawe ari buze guterana, ahubwo yarafashe mu gateranira. Ese uragira ngo bigende bite? Tugomba gushaka umuntu urasigaye umufatanishije ugarukora kugira ngo uze kubona amateraniro. Yari umudiyakoni, ntabwo muvuze nzamuvumba. Hanyuma nibwo twari tumaze igihe gito tugeze hano umushumba, nibwo wenda byari kunyuzura, ntabwo pezi icyo yabishakiye kuko kuba umudiyakoni ukabwira mwarimu ugashaka umuntu utata gusengera ku rugomba uri umudiyakoni, nabifashe nko kunyuzura nyine kubera ko tugenda duca mu nzira nyinshi. Abantu rimwe na rimwe bakatwereka ko ari abantu b'abasaza bakuru bakatunyuzuriramo nyine natwe kubera ko tuba twaratojwe tukabitega amatwi tukabona no kuba abanyuzu. Ureba wemeye kuba umunyuzu neza, amaherezo ubijya ibyo wakunyuzuye.
wemeye kuba umunyuzu amaherezo ni ukurya ibyo wakunyuzuye. Ndamubwiye ijambo rikomeye ariko ryuzuye ikinyabupfura ndetse n'ibyiringiro. Yaramubwiye ngo ushitahire nanjye ndatashye, marayika Imana irohereza marayika arazana kuruhurupa igitondo tugaterana kugira ikibazo. Arambwira ati si ubwo urumva icyo nicyo gisubizo ukwiye kumva. Ndamubwira ati se mwene ko ari cyo mfite kandi nizeye ko ibyo mubwiye bishoboka, ubundi wakitahiye ko nanjye ntashye. Twahise dusoreza aho turataha, ariko kuko nta mfite ibyiringiro ko marayika ari buze kuza agakora, ko nta muntu nari nasize n'uwakagombye kuba yakabukoropye yaramajije kunyuzura ngira ngo wenda ashaka ko arijya gukoropa. Hanyuma naratashye nza kuza nzimbutse, buriya ibintu byo gukererwa kuvumba ubuyobozi ahantu hose nagiye ibintu bitigeze bindangwaho. Nazimbutse cyane kugira ngo nze kureba koko ko umurimo marayika yagomba gukora rwose. Naraje kubitana na Sandrine ahetse umwana asohoka n'itorosho, bigaragara ko ari mu bantu batatu icyo gihe nasanze bamajije baraye gusoma. Ijwi rirambwira ngo marayika wavugaga ari muri aba bantu baraye gusoma bakora. Kuva uwo munsi Sandrine yagiye mu mutwe wanjye ajya mu bwenge ku buryo bwo ku gipimo cyo hejuru. Noneho nkareba imbaraga mu buzima busanzwe wabonaga afite, wabonaga ari mu buryo bugaragara, ariko muri we harimo imbaraga n'umuhate wo gukunda no gukora icyo Imana imukoresha. Mu magambo make yemeraga Imana ko imucishije kugira ngo ukore ibyayo. Ubwo rero twagiye gukomeza kubana muri ubwo buzima, rimwe na rimwe nkamuhamagara kumubwira nti nshaka kudufasha, akava no mu isoko akaza amubaza ati se Sandrine kuko simbuhije, akambwira ati tumura ibyo nkora ndabizi, ariko nyine tuvuga ati ndamugoye, ariko arambwira ati uzongera ikibazo ukimbaza ibyo nkora ndabizi ntabwo umugoye. Twibanira muri ubwo buzima, igihe rero kiza kugera aza kurwara, urwaye nyuma y'iminsi 3 ntaramenya. Perezida nibwo yabimubwiye, nshobora ari muri konje, ndabwira madamu nawe Sandrine yararwaye ari mu bitaro, njye kumusura. Umugore arateka, turagenda ansaba tutugira hepfo, tugeze nsanga amaze koroherwa, atuganiriza, arishima. Ndamubwira rero buriya turagukunda kubera ko dufasha umurimo w'Imana, kandi Imana nayo irabibona n'umurimo wayo. Turataha, maze kuva mu bitaro njya n'umuntu no kumusura, mbere y'uko yaratangiye gufata akabaraga, umushumba nibwo yarashoje konji aje, ndamubwira ngo wa muntu wacu yararwaye, mutekereza uko byagenze n'uko namusuye, nawe aza kumbwira ati tugiye kuzajya kumusura by'umwihariko we yakunda kujyayo kenshi. Njyewe nagiye yiga rimwe ariko umushumba ajyagayo kenshi. Igihe rero aza kumbwira ati ibyo byose ntabwo akomeje kumera neza, hari icyo twari dukwiye gukora tukiganiraho. Hanyuma aza kujyayo, ari mu gitondo mbere y'akazi ko gatangira, umushumba atsimbuye na moto, ndamuhamagara Sandrine ndamubwira nti hari mu gitondo nka saa 11 nka saa 12, ndamuhamagara ndamubaza amakuru, ndamubwira ati ni meza kuko n'uvuze ngo uryamye ndaryama. Ndamubwira nti hari abashyitsi baje mu rugo, mbyuka kumusanga mu buriri, turakoze. Wahise abyuka nyine, umushumba yarajyanye n'undi muntu ngo musure, dukomeza kuba muri ubwo buzima. Hanyuma ejo bundi kuwa kane niyo mu biro none akorera no kure gusa ntageze kugeza saa 11 n'igice cya saa 12. Hanyuma aza kumanuka, aza kuzamuka, agiye ruguru hariya, agarutse ngo umufatire kumubwira Sandrine aze mubwire, araza
maze se amakuru ni meza. Yakundaga kumbwira kenshi mubajije ku buzima, arambwira ibintu byanjye Imana irabizi, Imana irabizi ntukagira ikibazo, kandi mu buzima bwe ntabwo wabaga amenya ko afite ikibazo. Niba wamwitahuye yarakubwiraga ati Imana irabizi, kandi koko Imana irabizi, yari ifite igisubizo. Nubwo bigora abantu birumvikana, bakagomba kugorwa kenshi. Ubu dufite umutwaro, nkanjye umusaraba unikoreye upimye wasanga uri ku gipimo kidaterurika, ariko kubera ko Imana ifashe uruhande rumwe urabasha guterurika. Yari mu bantu 4 cyangwa 5 bararaga muri rusengero iminsi yose barukora ku wa gatandatu, tugasiga turusizemo ibyondo bikaje. Twamara kugenda saa 4 cyangwa saa 3:30 abaraje n'abana be n'amahombe we n'uwo ahetse n'akandi abereye nyirabo nyirasenge n'abandi bantu barusengero bakamujyamo bakarutunganya ibyo bibone, ugasanga koko marayika waraye. Ubwo rero Imana igushakira umusimbura, kuko kenshi dusoza imirimo dutaha, ariko Imana igushakira umusimbura. Mu gitondo rero nibwo narebye muri telefoni, umuntu wa mbere yampamagaye saa 7:35. Babe niwe wampamagaye saa 7:35. Ngira ingorane, babe ni umuntu w'inshuti yanjye cyane. Iyo kuganira ari yakuganiriza akakwigiza imbere. Iyo uri umunyantege nke, muganiriye mukaba no mu buzima bwo kuganira, yakwigiza imbere mu buryo bwo kwizera no kwemera Imana. Babe rero ntabwo yari guceceka, yahisemo amagana saa 7:35. Agira ibyago, iyo ndyamye kenshi mva hananiwe, iyo ndyamye ibumoso ubwo kurinda buke, iyo ndyamye iburyo burinda buke. Ubwo yagize ibyago arasanga telefoni sinayifata. Saa 11 Felicien barampamagaye, nawe sinamufata, sinabyumvishe. Saa 11:01 Damuru nawe barampamagaye. Icyo gihe cyose banaragaruka mu murongo kubera ko itorero tubikora hakazi kenshi kakaba tujanjagura. Ubwo rero burya iburyo ugomba ngiye bameze nka samuterera yaguye, kuko isigara itegereje zo kureba. Ubwo rero baje kubona abantu bampamagaye, ndavuga nti papa kumpamagara saa yagize ikibazo. Ndebye n'abandi ndavuga nti reka shyiraho konegisiyo banze mbere ku mbuga z'itorero nimba hari igikuba cyacitse. Gishyiraho konegisiyo, mesaje ya mbere yaje, mbona ishumbusho wanditse, numva ubwonko buri kosoye, ariko nanavuze nti Sandrina aratashye. Nahise mvuga nti umugabo n'umbabaje, ariko umugore we aratashye, n'ubundi yarateguye nk'umugeni. Ariko Imana izi uko izabigenza, izi n'inzira izacamo. Iyo tubona ibintu bigoranye, uriya mugabo nawe Imana ifite inzira igomba gucishamo ibisubizo byayo. Abana dutekereza ko ikibazo kivutse, Imana izi nzira igomba gucishamo. Ubwo rero Sandrina ku ruhande rumwe, tubirebeye ku nyungu z'umubiri turahombye, ariko tugiye mu nyungu z'umwuka, nimba Imana yari yavuze ngo umugeni iramwejeje, icyo dukwiye gushima Imana ni uko Imana yejeje umugeni. Watinya gupfa, yewe nagize ingorane zo guterwa abantu benshi bapfuye. Umuntu wapfuye twararana kandi nkanasinzira, twararana rwose nkanasinzira ndetse bikomeye. Kubera iki? Kubera ko itarahura n'ishyamba kenshi, uhure naryo kenshi rihora rigutera ubwoba, ariko wowe n'ishyamba kenshi
ishyano uripfumbata iyo wowe n'ishyano kenshi uraripfumbata gahunda ikarangira umuntu wapfuye bararana buriri bumwe arasinda hanyuma twere gutinya urupfu nk'abatazapfa ahubwo turebe inyungu ziri mu gupfa warabajije kumenya Kristo. Mu gitondo nibwo naganiraga ubushobozi ku Mose by'agatabivuze ndashumbusha bivuze ariko ntiyabyerura barari inama itaratangira nawe rane ushoboye kabategura gushizeho wowe urabona bivuze ngo bijye gukurikira ndamubwira rero iyo umuyobozi w'abadiyakoni agiye ubwo mwarimu abatonze inyuma ye ubwo ngubwo nuramuka uvuye mu nzira ngo nijya uzabukurikira nyine tugira urwenya uvanze n'umubabaro ariko mu buzima busanzwe iyo aba twagapfushije abantu Imana yavuzeho turi muri byose twaba tuzi ko umusaruro urimo gusaruka wujuje ibyangombwa. Ikibazo ni uko dushobora kugira ingorane zo gupfusha abantu bameze nk'amasaka avanze n'ibinyampeke. Iyo amasaka avanze n'ibinyampeke bigiye ku isoko kuyagurisha barakubwira bati ibi ni imyanda. Twari dukwiye rero kuba dufite umusaruro urobanuye neza wo tujyana ku isoko ushimishije. Sandrine rero yatashye kandi nubwo byatuyobeye kubera ko tuba tumufiteho inyungu nyinshi ariko uruhande rw'umuryango n'itorero ariko ku Mana yo yari mwungutseho cyane yamwungutseho kubera yuko niwe yashaka. Nasoza rero nsaba umuryango by'umwihariko umugabo kwihangana agakomera hanyuma agakomeza kwiringira Imana ikazongera kuzamuhuza imbonamubone mu bwami bwo mu ijuru n'uwari umufasha we kandi natwe tukazabana nawe tutazatandukana. Gahunda yo kumuherekeza ejo nyuma y'iteraniro rya gatatu nibwo twari dukwiriye gusoza iteraniro umubiri we wageze ku marembo hanyuma agahita yinjira agakomeza igikorwa cyo kumuherekeza bwa nyuma. Gahunda zose zizabera hano kandi dukomeje gushimira abakristo. Imbaraga ziri mu gukoreshwa iri torero ndashimira by'umwihariko. Tujya tugira ibyago byo gupfusha ariko mu mbaraga dukenera abakristo bagahita bazikora. Dufite ibyiringiro rero nk'uko biri twateguye amafaranga arenga gato 600,000 bizakoreshwa kandi iyo turimo kureba no turabona imirimo yose impande zose iri mu gukorwa neza ku buryo dufite ibyiringiro y'uko ayo mafaranga agomba kuboneka tugaherekeza umudiyakonikazi wacu kandi neza bitadusebeje bidatesheje agaciro kiremwamuntu ndetse bidatesheje agaciro umuryango bidatesheje n'agaciro itorero ahubwo byubahishije mu ngeri zose. Bityo rero tuboneraho kubasaba umuyobozi w'igihamya naramuka guhamagaye mutege amatwi wumve ko intego ari imwe. Umuyobozi w'abadiyakoni akuvugishije umuyobozi wakorana kuvugisha ndetse mu ngeri zose tumenye ko umurongo ni umwe kugira ngo dukomeze kwiyubahisha twubahisha umurimo w'Imana ndetse duha agaciro uwacu wadukuweho. Ntabwo nabura gusoza nshimira korali yaje bwangu kandi turushaho gukomeza kubafata mu mugongo. Iyo ni inshuro ya gatatu mu mezi 2 gusa. Muri ibyo wapfushije umubyeyi ejo bundi, muri ibyo wapfushije umwana, hanyuma muri ibyo wanyaragiye. Ibi byose ni imbaraga bisaba ariko kandi nubwo ari imbaraga bisaba imirimo yose dukora dukiranuka ntabwo tujugunye
ntabwo bingana n'ibyo twakoze dukiranuka, ntabwo ibyo dukora ubu bifite aho byiyandika, ibyo ngibyo tuzabonera ingororano. Ukora byinshi umunyamahirwe wo kuzabona byinshi, kandi nimukore mu mbaraga zabo nkeya. Saa nini twakunda kuganira arimo gukora Yorodani, yicarira kuri moto nayiparitse mu Yorodani, akomeza kumuganiriza kugira ngo adakora wenyine, nubwo ntabwo ari kumufasha ariko amufasha kumuganiriza kugira ngo atananirwa, akomeza akamutera utuntu tw'udupapuro twinshi, tukaganira, umukoza hirya mu bintu by'Imana tukiganira. Yamara gusoza gusaba umugisha agataha. Mu mbaraga zawe nkeya rero, ntuzategereze kuzakora ibingana n'ibya mwarimu kuko afite imbaraga, ahubwo uzacungamo n'imbaraga zawe, urebe nimba wazibyaza umusaruro ku gipimo gikwiriye. Reka nsoze nsabira umugisha n'abaturanyi be bakomeze kuba hafi y'umuryango, kandi ntabwo ari icyo gusa, ni ugukora nk'abikorera. N'ubundi utari umunyarwanda yaba umupantekote, utari umupantekote, twese duhuriye nyine kuba turi abanyarwanda, kandi dukwiriye guha agaciro umunyarwanda mugenzi wacu cyangwa se umunyamahanga uri kumwe natwe, ngo nawe ni umuntu ukwiriye guhabwa agaciro. Reka nsoze kugira ngo mu mwanya pasitori nawe iyi ntama ni mu bantu bayakiriye aha. Buriya hari n'ibindi azi twebwe tutamenye imbere mu mushinga kuko twahageze vuba aha, ariko tumajije kubona narigiye ntababwiye ko tumajije kubona imirimo Sandrine yakoraga ndetse na bagenzi be, nibwo Umwuka Wera yakunguye inama kugira ngo tumuhe inshingano hamwe na bagenzi be ko twabonaga bikwiriye. Bazimuhaye mu gihe gikwiriye, Imana yagira ngo izamuhamagare n'abafite titire y'umukozi w'Imana kandi w'umudiyakonikazi. Ubwo rero iminsi ayimaranye no kuwa kane ari mu rusengero aje gusoza imirimo, baraganiriye mu biro, ndangije mubaza amakuru, arambwira nabonaga ko imbaraga afite ari nkeya, ariko n'ubundi ntabwo nire kumubaza byinshi kuko n'ubundi igisubizo yakundaga kumva yarambwiraga ati rega ibintu byanjye Imana irabizi, nicyo gisubizo.